data umba ku rugamba ziyana ureba izigute ubwoba zifite amahane ariko ziraziritse uzituwatsinze ni Yesu wanisheje usoma tubikomere. Uburyo rero uri umunsi udasanzwe wa korali intumwa z'umwami, hari abantu nifuje gushimira nk'umuyobozi wa korali mu izina rya korali ndetse no mu izina ryanjye bwite, kuvuga ngo korali intumwa z'umwami imaze imyaka 10 bacu bagiye babana natwe, ibyo bagiye bakora byose, uburyo bagiye kuba muri korali. Niwe musaza mukuru dufite muri iriya korali, ari mu bantu ba mbere bashinze iri torero cyangwa se bashinze icyo cyumba cy'amasengesho, bishyize bakagenda nta bagihari. Abatangiye iyi korali ni ukuvuga ngo nge n'uyu mudamu nitwe tukiri muri uyu murimo w'Imana kandi turambye. Mu by'ukuri watubereye umubyeyi mwiza, udutoza ijambo ry'Imana, hanyuma tugerekaho n'indirimbo, ariko kandi iri jambo niryo wadutoje, turagira ngo nawe turiguhe kuko yaratubereye itaza kuba tubera ntituba tukibukwa. Ndabakunda cyane, navuga ngo ni nk'imfura zanjye, ni imfura zanjye, ndabakunda kandi igihe cyose nzahora mbakunda. Cyangwa umwana wa mbere biba ari ibintu bikomeye, ndanezerewe cyane mu mutima wanjye kandi ni ukuri nanjye nzababa hafi. Amen. Icyo nshoboye kubakorera icyo ari cyo cyose nzagikora kandi bivuye ku mutima, murabizi. Ndabashimiye rero. Sohorera ahandi nkabona abo ndeba, abo mpanze amaso nkabona nibo yenda bishobora gucaho, ariko abo bose bageretse munsi y'ikirenge, ariko mbere inkoramutima aba hafi yanjye, ntiyigeze asiga, ntabwo yigeze andeka. bakomeye Yesu amashyi. Yambaye hafi mu gihe mbona vitaragumye iruhande rwanjye, vitaramba hafi arambwira ati gushumba komera, mu rugendo niko bimera.